Ndi Papa Sava. Waduze telefone zacu. Telefone zacu ugira vuba. Twagira ngo ntabwo tugendana. Ha so none ukunda Akose ni ikihe kibazo kiba? Igiti uraduheza telefone zacu. Telefone nyine. Kiravuga. Akose mwaba system mwe njye nababwiye umuntu nakekaga. Muramushaka mwebwe ubwanyu muramubura. Ubu ikintu muri kumbaza ni iki? Gera ama telefone yanyu mbona. Abantu wari hariya kuri sonorisation nuhe muntu waje hariya ko wari wari wenyine. Nuhe muntu waje gukora telefone. Sonorisation yari iteretse. Hari ahantu ninde muntu waje. None se gera ama telefone yanyu mfite. Igiti uraduha telefone cyangwa ikintu tukimera. Kabisa ni munzane zo. Urebe Papa Sava unundebera. Kwino ujya undenganure kabisa n'uyu mukobwa. Jyewe nundebere kabisa. Ako Papa Sava abantu bigize ibye bigize ibisambo bigize inturi bigize ingegera nta. Wari urebe kabisa. None se ko mu Rwanda habaye iki? Ubukwe bubaye bwiza. Umugeni tumuherekeranya induru. Saba ba sisters Bigenze bite? Man. Ukuntu ibintu bigenze rero umusaza. Urumva? Ngereka nkwereke kabisa. Je naye nibera kubyuma man. Ndimo ndija tu ukuntu nizi. Ariko se bigenda ubundi ibyagiye. Reka bisobanure, reka bisobanure telefone. Niba ibintu ugiye gusoma Papa Sava nakubwira wese telefone zacu. Reka bisobanure rata musaza ukuntu ibintu byagenze rata musa. Urumva? Ngewe urabona ngera nifite akantu kakarakara ko gukurura ibintu by'iki by'umwindunde hari. Urumva? Nishiremo imizindaro yanjye ngenda ndakubita tu. Uyu musista yari afite amafone. Urumva? None araza arambwira ati musa wancomekeye amafone. Ngewe urabona nandi bize byatari n'iki byose ndi kuri stress. Ngewe ndicanda reba ndavuga ni kuvuye muri n'umuntu atari uwanjye. Gereka ngire gute reka mucomekere umusista ebana acomekaho hashize akanya ngiye kwicoma bikorera ibyuma byanjye man araza arambwira ngo fone ngo barazitwaye umusa none hayizo waduhaye nese turazifite iyi tofone nuko duha telefone Ariko se wirwana jewe ureba kurwana jewe ureba none se urakubita umuntu telefone oya nawe ntukajuzane nose none se ubundi mwebwe ahantu ari wenyine none se ntabwo jewe n'umuntu twakekaga ntabwo mwamushatse mukamubura none kajishamuzana izo ngizo sha umva digiti kuki mutatanze itangazo ngo mubaze umuntu waba zifite jewe nabitekereje ntabwo tutatanze itangazo je navugaga none se mani ninanga itangazo none nk'uwo mutipazi twaye akabimenya akazizimya none biragenda gute twari kuba turaburije kandi ngereka mubwiza ukuri umuntu nakekaga sinamuberetse mukamushaka mukamubura nibiki byose jana nabakiriho nk'umuntu w'umuvandimwe mari ngira ngo bacomeke none batangiye ubundi se amafone yanyu ahagaze nk'inoti zingabo telefone iPhone 11 Pro Max igura miliyoni imwe miliyoni yose nukuri miliyoni ikibanzi naha ukubaka manex mugatwara mugacomeka umusabara ngo barazitwaye za phone man jewe nago makana telefone nazibona rwose pe telefone ebyiri nshyashya urumva nziza kabisa ariko noneho jewe umuntu twakekaga twamushatse turamubura none zo telefone za miliyoni musagerageze nungaje telefone mwakeka urumva jewe nabanje kujya kwihagarika umva ukuntu byagenze man fundi je nabanje kujya kwihagarika ndangije nje nsanga ari umujama muremure wikosta ukuntu tubare wambaye ibintu by'amaderave n'iki arimo yinyuzanyuza ara kubyumva naringanire sikaringanire oya nagari karinganire n'undi Vedasti wapi ntabwo ari we n'undi muremure wikosta ufunze ukuntu w'igisoro tu wari waje yifunze yambaye n'amafime ya black urumva none ngewe ndavuga ni umuvandimwe ashobora kuba arazitwaye se twamuketse mwarangiza mukagena mukamubura mukaraburiza hasi ku kimwe mudacunga amatelefone yawe suko se man ibintu byarateye ahantu hose basigaye biba mu bukwe urumva mujye mucunga jana noneho mutipe namuketse jana najyaga kunyara nkagaruka ngasanga arimo kwinyuza none se sister je kikwereka ukuntu nje nta n'umutima munini nifite rata musaza nago waje izo telefone ukazima ngahita nzigushira kuri aronje ukuntu imukayicome kandi ahandi ukajuza ukajya ukuramo password uyisubiza mugira gute n'iki byose ni waje nka kabiri nka gatatu ubusanya nazitwaye ziri hehe se man ibintu babite n'agahinda musaza izo telefone se uza miliyoni na 300 Papa Sava digi na de telefone za kamusa wibutsa aho ziri oya nazo je nigeze mbona izo gatekerezo bwoko gatekerezo gashinga uzanye mu bantu nk'aba ngaba naka sister mwabona nka kimwe cya 10 cy'ayo mafaranga se ngiye mbakorera umuti ugiye kuzibagurira se ntago ari ukuzigura none se fundi mwari munago muzi wa mugabo wa Nyabugogo se
umuzi man Ndamuzi. burasa nagashaka gukora umutima usaza Uriya ararenze. Maze urashobora ugize no kugisambo agatekerezo wangu cyakwibwira ugize agatekerezo papa kandi reka mubwiza ukuri Imana buri hari ukuntu irebera imbwa igahita imanurira avoka kandi ikamanuka iye njye reka mbabwire mwishakamo icyo cya 10 ubundi ngire si ry'itatu gutyo ukuntu njye nahita mbakorera umuti ngahita nzigaruza aho kugira ngo umujura ahita muzana kabisa aho kugira ngo twebwe dutakaze 1,300,000 urumva njye reka njye mbahamagariye mwarimu ubundi ahita dukorera diru agarura izo telefone n'igisambo tugicakira ibintu bibe salama murarifite ry'itatu nkora umuti ntago bayabura koga basaba cyo jewe mitena na muhamagara none nangano nanazigarure urumva ibintu biteye basarama songo cyazo kidakemutse urumva yasi mwarimu yo ni DJ Muvandi DJ Pro ashkwida ukuntu bigenze bifite na emergency baradukokoye mu bukwe batwibye telefone ebyiri z'imizindaro shasha kabisa bana kabisa shasha z'ibyuki kabisa by'iburayi shasha bya atari zigura nka 1,000,000 ngahe 1,300,000 imbumbe nyine ukuntu bimeze twebwe twashaka kugira ngo dukorere umuti niyo wamugira niyo yajya heba cyangwa kamoka tunga kabwana ku buryo bita bigaragara telefone zigaruke bazi twayabona urumva twashaka nk'iry'itatu twayabona wengeragereza noneho bikore kabisa kandi akwizeye urumva baba ibintu biba byabaye ibibazo n'abana bakibaba basirimu iminota nyingahe wabikoze vuba basero nangago tubigaragaza musaza kuko ibintu byahita bibasalama cyane ko kana ari fresh ndakwizeye kabisa nawe warakwizeye ubu ngubu tugiye guhita twohereza kuri nuza yawe nyine vuba vuba bicere bya hafi bya avance reka nonanga ego mwalimu kabisa shukrani sana papa asante sana mkubwa ndio mwumva je buriya mugomba kwitwara nk'abantu bagize uyu mwarimu ukuna bikora aragufata akagutigimisha ugatigimita ikintu wakibyita ukigarura none anga ararenze mani muyegeranya rero amafaranga kugira ngo tubikore vuba vuba sister muyegeranye rero nishyuye mwarimu ubundi ufite amafaranga se Yesi njye ko nta mafaranga mfite n'amake amafaranga cyemaze guhamagara mwarimu jewe uretse amafaranga 10,000 ngiye kwishyura mu kimwe nta yandi mafaranga mwisakasake bena nanjye mutete ubumenafu ubu buhumbi 100 utufaranga mu telefone zanyu murayabuze ni mwisakasake muhamagare ni wanyu 15 byonye mwisakasake mushaka iryo 110 nanye bakumera oveni muhamagare ni wanyu nese papa sava basi nta kuntu namagara n'ubu afera atangiye kuyikora ni mu nenguhe afera atangiye kuyikora papa sava dukoreraho natwe kadukomeraho kadutwerera abatwerera bashiriraho birihutirwa ubu ngubu yatangiye gukora umuti kandi ngiye nimunsebye kabisa urumva dore umuntu atangiye no kwica n'akazi jewe urumva ariko degete zana iyo telefone zana iyo telefone ko telefone ni yanjye ni yanyu ni yanyu ya telefone yanjye ni yanyu ikisi degete nyereka nimero wahamagara kakakanya nyereka fofo siyo hejuru se barizi siyo ya mwalimu iyi ngiyi siyo ya mwalimu 3 6 imibare 7 se barayihamagara bigakora imibare 7 mu Rwanda wahamagaraga nde mu Rwanda imibare 7 wahamagaraga nde Digidi uraduha telefone yacu sasa Digidi uraduha telefone yacu ariko buretse ariko telefone zacu ariko buretse ariko rekura umuntu ariko nago ni rekura umuntu papa sava nataduha telefone ibintu turabijanja telefone twaje naduha telefone zacu ariko nimugakora ibintu huruture ndashaka ngo umbwire mu Rwanda ko tuzi ko nimero zose ari nimero 10 nimero 7 wahamagaraga madede mfatira emusi garuka hano kwetona n'igisambo ese uragenda ukwepuka uragenda kumenya ndashaka kukubaza imibare 7 mu Rwanda wahamagaraga ariko nimero ni ya mwalimu abakoresha nimero itabaho uze fasha
oya wibigira ibintu bikaze ako si kibi kazi iki arega ntabwo ari ibintu biba muzane telefone muzane telefone ubu narwanya imibare 7 mu Rwanda bahamagaraga je ntabwo narwanya reka je mushaka kuduhindura reka mbikubwire ukuntu bimeze reka mbikubwire ciri icyo giti nzanye reka icyo mbikubwire ukuntu bimeze madede dehereza n'indura abantu bahura oya grafre nta mpamvu y'induru reka mbikubwire ukuntu bimeze yego je sindi umuntu w'umuvandimwe nase ubu narwanya oya oya si ngombwa iby'inkora jewe dehereza induru abantu ntabwo niruka ahamagara abantu je ntabwo niruka digidi waduha telefone je ntabwo niruka je ntabwo niruka wamba we waretse gusa je ntabwo uduhe telefone zacu jewe ntabwo niruka telefone murazifite ntunzi kuba kuziba kutakibagira va kuziba uduhe telefone zacu ntunzi jerega ntabwo je niba ntabwo twebwe twiba bya bintu byo musaza gukinisha byo kwishyanga by'abana turi abantu b'abajima buriya abantu b'abatawuneri buriya tugira ngo dushiture abana mani turekure abana twebwe ntabwo turi abantu b'ibisambo tuba tugira ngo turekure abana amajagarara abana bakaza bisetsasetsa barira ntabwo turi ibisambo musaza ariko degede mfite imyaka ingahe imyaka 50 urandeba ukabona ndi igicucu ubu ibi bintu byanyu bibaye ahantu hamwe ntugashaka papa tabakira inkoni nazizanye ku ntasoni ntabwo twazizanye musaba imbabazi cyangwa kubita papa sapa ntasoni murareba mukabona abantu bo twese turabasa murabakinisha abantu musangira buri munsi abantu muturanye abantu babahe inshingano mu bukwe nimurangiza mujye kwibamo digidi wowe mureke fata ibintu byawe uceho fata se murakinisha abantu